Reka ngushimire rero ko waduhisemo kuri uyu munsi kandi wongeye kubana natwe, tukaba tugiye gukomeza ku gice cya kabiri kigaruka ku musatsi, uburyo twakwita ku misatsi yacu kugira ngo imisatsi idacika, kugira ngo tugire umusatsi mwiza, n'umuntu wese ukubonye amenye ko ufite umusatsi. Buriya umusatsi ni ikimenyetso cy'ubwiza. Umuntu buriya ngo udafite umusatsi ngo ntabwo aba afite ubwiza bukwiriye. Ariko kandi ku barasta bo banizera ko umusatsi ari isoko y'imbaraga. Bityo rero uko umusatsi ucika niko n'imbaraga zawe zigushiramo. Reka rero turebere hamwe bimwe mu bintu bitandukanye bishobora kugufasha kugira ngo umusatsi wawe udacika nk'uko twabibateguriye kuri uyu munsi. Tudatinze rero, icya mbere turahera ku mazi y'igitunguru. Igitunguru buriya ni isoko nziza y'ibintu byinshi cyane bitandukanye bituma umusatsi wawe ukura. Abahanga rero bo banemeza neza ko umusatsi wawe burya ukura bitewe na za vitamine na za minerale nyinshi ziboneka mu gitunguru. Bityo rero bakaba badusaba ko dushobora gufata amazi y'igitunguru. Amazi y'igitunguru rero uti nayabona gute? Ufata n'ubundi igitunguru gisanzwe ukagisya, ukavangamo n'amazi, ukabisya, wamara kubisya ukabiyungurura ku buryo usigarana y'amazi ajya kuba umutuku cyangwa iroza. Ariya mazi rero niyo ufata ugashyira mu musatsi wawe. Uko ushyira mu musatsi wawe ukabyiringira witonze, hanyuma uko ubyiringira bikamara byibuze mu gihe cy'isaha bikirimo. Ukaza gukaraba mu mutwe bisanzwe, ugashyiramo shampoo, ukamesamo, ukumutsa umusatsi. Ukabikora byibuze rimwe mu cyumweru. Ibi bizagufasha kugira ngo umusatsi wawe utongera gucika niba wagiraga ikibazo cy'umusatsi ucika. Ndetse si ibi gusa, kuko ibyo binatuma umusatsi wawe ubyibuha kandi ukaniyongera ugakura mu burebure. Icya kabiri rero dukurikiyeho gishobora kugufasha kugira ngo umusatsi wawe udacika ni ukugabanya ibintu bigutera stress. Ahangaha stress ikintu cya mbere ikora mu musatsi wawe ni ukuwuca, kubera imisemburo twabibonye muri video yabanje yuko imisemburo imwe n'imwe ikorwa mu gihe umuntu afite stress ituma umusatsi ucika. Bityo rero icyo ukora ugomba kugerageza ibishoboka byose bikakurinda stress. Ubwo ni ukuvuga kuruhuka, kwirinda ibintu bituma ujagarara cyangwa se utumutwe, ndetse n'ibindi byose bishobora gutuma stress iza, bityo bigatuma umusatsi wawe wongera ukamera. Icya gatatu, tujye ku mata ya coconut, nayo bita coconut milk. Ushobora kuyabona mu masoko atandukanye aho hahira aya mata aba hari. Aya mata rero icya mbere cyo aba ari naturel, ni ukuvuga ngo ni amata ubundi anakomoka noneho ku bihingwa. Ikindi ni uko aya mata yifitemo isoko yitwa niacin ndetse na folic acid na vitamine E tutabyibagiwe. Ibi rero bikaba ari, navuga ko ari nk'ibiryo by'umusatsi. Umusatsi rero urakomera kandi ukaba mwiza iyo ubonye ibi ngibi. Icyo rero bigusaba, aya mata urayafata ukayashyushya bisanzwe, ariko akaba akazuyazi ku buryo atagutwika, hanyuma warangiza ukayamena mu mutwe bikagumamo mu gihe cy'iminota 15, ubundi ugakaraba. Bibaye byiza wakaraba shampoo cyangwa se indi sabune ariko nayo yifitemo coconut. Waba utayifite ugakoresha amavuta ya coconut, kuko nayo ahantu hose aba hari, baranayacuruza. Hanyuma nawe ukabasha kumera neza, bikagufasha kugira ngo mu musatsi wawe urusheho gukomera kandi wirinde kongera gucika. Rwose ibi bikoze umusatsi ntabwo wongera gucika na gato. Hanyuma ikindi buriya ni amagi. Birashoboka ko aka kanya waba ufite umusatsi ucika mu rugo ukaba wibaza icyo wakora. Niba uri kutwumva, genda ufate amagi asanzwe, ubundi nurangiza uyakoroge, ubundi uyashyire mu musatsi, ubirekere mu minota 10 uze gukarabamo bisanzwe. Uko ubikora kenshi niko umusatsi ukomera kandi ukanabyibuha. Ushobora kuba utwumvise aka kanya ukavuga ati amagi aranuka mu mutwe. Aranuka nibyo, ariko buriya iyo umuntu ashaka ikintu cyiza uragikorera. Icyo ukora rero, iyo umaze kugumishamo ya magi, ukarabamo noneho na shampoo zihumuza mu mutwe, bityo kugira ngo ya magi ataza kumvikana mu musatsi wawe. Ikindi ntabwo twakubiyagirwa ko amagi ari isoko nziza ya proteine, minerale ndetse na vitamine zitandukanye nziza zituma umusatsi wiyongera ubunini ndetse ukaba na muremure. Bityo rero bikaba byagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Niba ubangamiwe n'amagi mabisi, wanayatogosa. Noneho wayatogosa ukayasya. Cya kivange cya kindi wavanze cy'amagi n'ubundi atogosheje, nicyo usiga mu musatsi ukabigumishamo, ariko igihe kinini, noneho nk'isaha, hanyuma nyuma ukaza kubikarabamo witonze. Ibyo nabyo bishobora kugufasha kugira umusatsi utongera gucika vuba. Ikindi kintu dukurikiyeho cya gatanu ni igikakarubamba. Igikakarubamba ushobora kuba ugifite mu rugo iwawe, niba utanagifite wanagitera, kuko igikakarubamba ntabwo ari ikintu kigorana kwera ahantu hariho hose. Igikakarubamba rero icyo bigufasha ni ugukomeza umusatsi. Umusatsi burya wagiyemo igikakarubamba urakomera, ndetse uzitegereze na produit nyinshi zitandukanye zishyirwa mu mutwe ziba zikoze mu gikakarubamba. Burya nta yindi mpamvu nuko mu gikakarubamba habamo isoko nyinshi cyane ya za vitamine, za proteine, ibintu byose byiza bishobora gufasha umusatsi biba biri mu gikakarubamba. Icyo ufata ni cya gikakarubamba